sigaye ngenda ndeba abantu bose barabyibushye. Bantu n'ukuri kw'Imana nawe ugenda ureba niba ugira ngo ndakubeshya. Muri abo bantu nanjye ndimo. Kantwari nanjye narabyibushye pe. Imana yamvanye kuri 35 nkaba mfite 85. Uri kumva ntarabyibushye se? Imana itubabarire. Bantu twaribagiwe, Imana ibabajwe nuko abo yagiriye neza bibagiwe. Imana ibabajwe nuko abantu yambitse aribo bambaye ubusa. Imana yaratwambitse ariko turi kwiyambika ubusa. Imana yaraduhishe twivana mu buhungiro. Imana yaratugabure tugeza aho kurengwa. Ibiryo tukabimena nyamara hari abandi bashonje. Ntabwo twahagiye rimwe, ese ibyo muracyabizirikana. Ntabwo twigeze duhagira rimwe. Erega ntabwo twese ariko turara mu nzu. Wowe wararaga hanze, Imana ikaba yaragutuje mu nzu. Ese uracyahamya Imana nka cyagihe ukirara mu gihuru? Uracyahamya Imana nka cyagihe ugituye muri nyakatsi? Imana iracyakubona, uracyayibonera umwanya nka cyagihe wajyaga gusoroma dodo mu bihuru. Icyampa mukanyumva, cyangwa Imana igakura ku matwi yanyu mukumva. Imana irababaye. Imana irababaye. Ibuka ujya gusoroma imboga aho zimejeje mu mirima. Wanazibona ibyo kuzirisha bikaba ari ikibazo. Ibuka umugabo yaragutaye, kagutana abana. Imana ikakwegeranya, ikakurinda kwambara ubusa ku gasozi. Hunga udapfa. Uyu munsi ibuka ko Imana yaje ahurura umupfakazi mama. Imana yaje mu buzima bwawe uri umupfakazi usigaranye utwana dutoya. Bana bawe bari inkurikirane. Ntawe ari gutera urundi wari urimo. Imana irabagufasha urabarera barakura. Imana yohereje abaterankunga, yohereje marayika mu buzima bwawe. Bona imfashanya abana bararya. Bona minerivare bariga. Bariga baraminuza. Nabo babona akazi warabashingiye. Imana iguha abakwe beza bakuvuye ibikomere. Ariko uyu munsi Imana iri kugushaka ntikubone. Nicyo wituye Imana. Kuki mwibagiwe? Imana iri kumbwira ngo nimbabaze ngo kuki mwibagiwe. Ni igiki cyabateye kwibagirwa? Ni igiki kibateye kwibagirwa? Ni igiki kikwibagije ukuntu wajyaga ujya guca inshuro, ukajya guhinga bakaguha ibijumba, nabyo bya nyirabudori byaboze. Muraho neza, nongeye kubasuhuza. Mukantwari Vestine nongeye kugaruka kandi ngarukanye ubutumwa nanone bwiza, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Nta kindi niteguye kubabwira usibye Imana. Ndashaka kubakundisha Imana mpaka. Ndashaka kubakundisha Imana ku ngufu. Ndashaka kubakundisha Imana mbahendahenze. Ndashaka kubabwira Imana mbubashye. Ndashaka kubabwira Imana mbaciriye bugufi uburyo bwose bushoboka. Ndashaka ko mumenya Imana. Musanzwe muyizi ariko nje kubibutsa Imana. Ndumva umwanya mpagazemo ndimo ndashaka gusohoza iby'Imana yambwiye.
kubona atangiranye nabo nkitangira kuganira namwe nabahaye ubuhamya bw'amateka yanjye, uburyo nabanye n'Imana, uburyo nagendanye n'Imana, uburyo Imana yankuye mu rupfu, uburyo Imana yanyambuye amenyo y'urupfu nkongera nkabaho, mbabwira inzira y'umusaraba nanyuzemo, mbabwira inzira y'ubutayu nanyuzemo, mbabwira ibigeragezo byose nahuye nabyo kugeza uyu munsi muri Mukantwari nkiri imbere yanyu. Mbabwira ko umunsi Imana yandokoraga 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, umunsi Imana yambwiraga ngo Mukantwari Vestine, ngiye kukwereka uko ababyeyi bawe bapfa, nawe ndi bukwice nindangiza nguzure kuko ndabamaze kugushyiraho ikimenyetso, kugira ngo uzagende umbwirira ab'icyo gihe, ab'icyo gihe ko ndi Imana yica kandi ko ndi Imana ikiza. Umbwirira ab'icyo gihe ko ndi Imana itanegurizwa izuru, umbwirira ab'icyo gihe ko ndi Imana izahemba kandi ndi Imana izahana. Irangije irambwira ngo mwana wanjye, uzabambwe ngo ndi Imana yimana amazi agakama nayatanga kubika isi. Uzabambwe ngo ndi Imana ifata ibitari biriho bikabaho. Ubambwe ko ndi Imana ivana ibyapfuye nkabivanamo ibizima, nkabihindura bizima. Ibitari biriho nkategeka bikabaho. Ubambwire ko ndi Imana izacira amahanga yose urubanza. Kandi uzabambwire ngo buri muntu wese uko yagenje niko azagenzwa. Kandi ngo akebo yagereyemo nawe azakagererwamo. Imana itubabarire cyane. Imana yeza akanwa kanjye, yeza umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye, kugira ngo aya magambo nyavuge neza. Kandi Imana indinde kongera, indinde no kugabanya. Nta kindi Imana ishaka uyu munsi. Irabakeneye kugira ngo iganire namwe. Irabakeneye kugira ngo ibahe amakuru y'imvaho. Irabakeneye kugira ngo ibahereze amakuru mazima atarimo impuha. Yarambwiye ngo nzababwire ngo ni Imana ya cyagihe kandi ni Imana y'uyu munsi. Ni Imana itagihindurwa n'ibihe, ni Imana itagisaza, ni Imana itagirangiza manda, ni Imana idatorwa, ni Imana idashyirwaho n'amatora ngo ikurwaho n'abantu, ni Imana itagibura amashimwe. Ubwo bamwe baba barira, abandi baba barimo baraseka, bamwe baba bapfushije uyu munsi, abandi babyaye. Uwabyaye bari kuvuza impundu, uwapfuye barimo bararira. Wowe wapfushije ubukwe, abandi babyaye bakoze ubukwe bwararangiye, barimo barabahemba ko babyaye. Uri kubabazwa nuko uwawe yafunzwe, abandi bari kwishima yuko uwawe yafunguwe. Ndagira ngo mbabwire nongere mbibutse banyarwanda bakurikiye Mukantwari Vestine. Yewe muntu uri ku mpera y'isi, yewe muntu uri ku isi, wowe ubasha kunyumva. Nagira ngo nkubwire ngo nturagera aho udakeneye Imana. Imana uracyayikeneye. Ndagira ngo nkubwire nongere nguhamirize ndirahiriye, mpamanyije n'umwuka w'Imana uri muri nge. Nukuri ntago Imana izaguhomba, ntago Imana izemera kugutakaza. Ibyo wakwigira byose, nushaka wurira indege ugende hanze, uzagenda uryoshye, uzagaruka, nunaguma izagusangayo. Yambwiye ngo nkubwire ngo ntago izaguhomba, kandi wowe mbwiye wiyumvishije ntago izaguhomba.
ntago Imana izaguhomba, ntago Imana izemera kuguhomba, ntago Imana izaguhomba. Wowe Imana yahaye amafaranga menshi ukaba uri umucuruzi ukora bikemera. Ibuka amasengesho wasengaga kwiyiriza ubusa wiyirizaga. Ibuka intambara z'inzitane Imana yakunyujijemo, watangiye ukorera abandi, uyu munsi uri kwikorera. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago Imana izaguhomba, nuko yantumye iri kumbwira ngo nimbibabwire neruye ntago izemera kuguhomba. Itarakuraho impamvu rero ituma uhomba, shaka Imana uyikorere kandi urimo no gukora ako kazi kawe. Reka tubanze dusenga Imana, ariko ntarasenga kandi nongere mbasuhuze babwira ngo ni Mukantwari nyine, ni Mukantwari. Iyo byamfashe biba byamfashe. Icyampa mwebwe murimo murankurikira mukampa ibitekerezo n'umutima, mukemerera gufungura amatwi y'umutima, mukemera kwinjira mu isi y'umwuka, mukava muri uyu mubiri mo gato mudapfuye, mwemere kwitaba Imana mukiri bazima. Ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Mukantwari ndabasuhuje, nkomeza babandi mufite ibibazo n'intimba n'agahinda, ariko mbabwira ngo muri ibyo byose gerageza uko byiyambura, kuko ashobora kuba ari n'agahuge Satani atahagufatira akahagutsinda. Mbwira namwe mwishimye Imana yagiriye neza, mugerageze ibyo byishimo Imana yabahaye musangire na benshi, beraho abandi, gira umugisha ugirira n'abandi, uhesha abandi umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye, ushimiye ko wongeye gukoza ikara ryaka ku munwa wanjye, ushimiye ko wongera kwemera ko mvuga. Abantu nicaye imbere barakomeye Mana, bafite ubwenge bwinshi, bize amashuri menshi akomeye, bazi indimi zose zishoboka, bafite amafaranga menshi, barakomeye babayeho. Ariko nyemera ijambo ryawe rifite ububasha ricisha bugufi imitima yabo, kugira ngo babashe kukumva no kukumvira no kumva iby'umwuka abwira amatorero, cyangwa ukarokora ubugingo bwabo. Icyampa Uwiteka bakumva, icyampa bakakumvira, icyampa bakareka kwiyobagiza, icyampa bakareka kwiraragiza, icyampa Uwiteka ukabuzuza umwuka wera bakareka kwipfusha ubusa. Aba bantu nicaye imbere ndabakweretse Kristo, aba bantu nicaye imbere ndabakweretse Mana, mu ngeri zose Uwiteka. Icyubahiro y'abafite cyose ndamukweretse, ashenjagurwe n'ijambo ryawe, acishwe bugufi n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigenda rihinduka nk'inkota icyayihinguranya impande zose, kugira ngo urokore ubugingo bwabo. Ahari umutima ukomeye hashyira umutima w'inyama, kuko uri Imana ihindura ibyo Mukantwari atahindura. Kandi icyatumye ubarema kwari ukugira ngo bazabone ubugingo, icyatumye utanga Yesu kwari ukugira ngo bazabone ubugingo ndetse buhoraho. Uwiteka, shoboza kugukorera mu gihe nk'iki, shoboza kukuvugira mu gihe nk'iki, shobora kuguhamiriza, nshoboza. Urakoze Mwuka w'Imana, ganze cyane kandi bitavuye ku Mana, ubyima inzira, untinyure ndatinyuka, unkomeze ndakomera, shingisha ibirenge ku rutare kugira ngo nguhamirize mu izina rya Yesu, amen. Soma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeremiya, ibice byaho 7, umurongo
wa mbere turahegera ku murongo w'icumi cyangwa se dukomeze imbere ho gatoya. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana isezeranira amahoro, Imana ibasezeranira amahoro n'ibihana. Jambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangururire uti, iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese, abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga itya iti, nimugorere inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza. Hano reka ngasubiremo aka kantu. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize ubusa utariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza bari imibavu, mugakurikiza izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mukampagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti, turakijijwe, ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi. Yo, Mana itugirire imbabazi, Mana idutabare mu izina rya Yesu. Ihindutse inzu y'abambuzi mu maso yanyu. Dore njye ubwanjye narabibonye, niko Uwiteka avuga. Ariko noneho nimugende mujya hahoze ahari iwanjye h'ishiro, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje, mwahoye gukiranirwa kw'abantu banjye b'Abisiraheli. Mana itugirire neza. Ariko noneho nimugende mujya hahoze ari iwanjye h'ishiro, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje, mpahoye gukiranirwa kw'abantu banjye.
n'Abisiraheli, kandi n'ubu kuko mwakoze iyo mirimo yose nkabatonganya nkazinduka kare mvuga ariko ntimunyumvire, nkabahamagara ariko ntimwitabe. Mana itugirire ibambe, Mana idutabare. Umutwe w'ijambo uyu munsi nawise hunga udapfa. Umutwe w'amagambo nawise ngo hunga udapfa. Imana yacu irababaye kandi babajwe n'abantu yuhagiye ikabasiga, ikabambika, ikabakura mu rupfu, ikabakiza indwara zari zikomeye we, ikabagirira neza, ikabaha umubiri. Sigaye ngenda ndeba abantu bose barabyibushye. Bantu n'ukuri kw'Imana nawe ugenda ureba niba ugira ngo ndakubeshya. Muri abo bantu nanjye ndimo. Kantwari nanjye narabyibushye pe. Imana yamvanye kuri 35 nkaba mfite 85. Uri kumva ntarabyibushye se? Imana itubabarire. Bantu twaribagiwe, Imana ibabajwe nuko abo yagiriye neza bibagiwe. Imana ibabajwe nuko abantu yambitse aribo bambaye ubusa. Imana yaratwambitse ariko turi kwiyambika ubusa. Imana yaraduhishe twivana mu buhungiro. Imana yaratugabure tugezaho kurengwa. Ibiryo tukabimena nyamara hari abandi bashonje. Ntabwo twahagiye rimwe, ese ibyo muracyabizirikana. Ntabwo twigeze duhagira rimwe. Erega ntabwo twese ariko turara mu nzu. Wowe wararaga hanze, Imana ikaba yaragutuje mu nzu. Ese uracyahamya Imana nka cyagihe ukirara mu gihuru? Uracyahamya Imana nka cyagihe ugituye muri nyakatsi? Imana iracyakubona, uracyayibonera umwanya nka cyagihe wajyaga gusoroma dodo mu bihuru? Icyampa mukanyumva, cyangwa Imana igakura ku matwi yanyu mukumva. Imana irababaye, Imana irababaye. Buku ujya gusoroma imboga aho zimejeje mu mirima. Wanazibona ibyo kuzirisha bikaba ari ikibazo. Ibuka umugabo yaragutaye, kagutana abana. Imana ikakwegeranya, ikakurinda kwambara ubusa ku gasozi. Hunga udapfa. Uyu munsi ibuka ko Imana yaje ahurura umupfakazi mama. Imana yaje mu buzima bwawe uri umupfakazi usigaranye utwana dutoya. Bana bawe bari inkurikirane, nawe ari gutera urundi wari urimo. Imana irabagufasha, urabarera barakura. Imana yohereje abaterankunga, yohereje marayika mu buzima bwawe. Bona imfashanya abana bararya. Bona minerivare bariga. Bariga baraminuza. Nabo babona akazi, warabashingiye. Imana iguha abakwe beza bakuvuye ibikomere. Ariko uyu munsi Imana iri kugushaka ntikubone. Nicyo wituye Imana. Kuki mwibagiwe? Imana iri kumbwira ngo nimbabaze ngo kuki mwibagiwe. Ni igiki cyabateye kwibagirwa? Ni igiki kibateye kwibagirwa? Ni igiki kikwibagije ukuntu wajyaga ujya guca inshuro, ukajya guhinga bakaguha ibijumba, nabyo bya nyirabudori byaboze,
ugataha ugafata icyuma n'abana bawe mukabiborora. Kuborora uracyabyibuka mama? Yo, ariko uyu munsi uribagiwe. Imana irababaye. Nja kukwibutsa aho Imana yakuvanye. Uyu munsi uri kuyesha agaciro gute? Amagambo ari kuva mu kanwa kawe bisate. Ni wowe urimo kuvuga bwa mbere ko Imana yakwibagiwe, wirengagije ibyo yagukoreye. Yarakurereye abana bagakura, yarakwambikiye abana, barambaraga imikuburano, warambaraga ibikuburano. Ariko uyu munsi reba ukuntu usigaye usa, reba imyambaro wambaye, reba inzu uraramo, reba igitanda n'amatera, reba amashuka urahinduranya, genda muri stoke. Ariko Imana uyituye iki se? Imana yambwiye ngo nze mbibutse. Ibuka cyagiye bwije utifuza yuko bucya. Ibuka cyagiye bukeye uvuga ngo Uwiteka, ese iri joro riri butandukane. Ibuka cyagiye wiziritse mu nda. Ntago ari mama wenyine ndikubwira, ndikukubwira wa mugabo we. Ibuka uburyo Imana yabanye nawe uri umusore udafite aho kurara, aho uraye uyu munsi ejo ntuhirirwe. Ibuka mwana w'umukobwa, uyu munsi uri umudamu. Ibuka ingo warayemo uko zingana, ntawe ugucira akaruru utega, bose bakwamagana. Ariko Imana uyituye iki? Uyu munsi uri murita umugabo wawe karimbwa. Urugo Imana yakubakiye uri kuvuga yuko ari gereza, uri kuvuga yuko itakubakiye nk'abandi. Nicyo wituye Imana, nicyo wituye Imana. Imana irababaye. Imana yambwiye ngo ningaruke mbibutse kugira ngo wongere ugirane ubusabane n'Imana. Ijambo ry'Imana umva uko rivuze. Jambo ryaje kuri Yeremiya, jambo rije kuri wowe, jambo rije kuri Mukantwari kugira ngo nkubwire. Jambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka. Mpagaze kuri YouTube ndimo ndakwibutsa ineza y'Imana. Ndi kukwibutsa aho Imana ikuvanye. Uharangururira iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda, nimwumve ijambo ry'Imana abanyarwanda, nimwumve ijambo ry'Imana. Abanyura mu irembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli avuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Mugorore inzira zanyu, muve mu byaha byanyu, mureke ubusambanyi bwanyu, mureke ubujura, mureke ubwambuzi, mureke kubabazanya, mureke guterana ibikomere. Ese ibikomere isi yabateye ntibihagije? Se ntago Imana ibyo yatunyujemo byari bihagije? Usi iki gihe nicyo cyo kwibagirwa Imana. Mwibuka aho twageze tuvuga ngo Uwiteka nuturengera bugacya tuzagushima. Imana yongeye gukora ku mutima wawe, ikoresheje Mukantwari. Nari ngarutse kukwibutsa iri jambo muri some mwitonze, riri muri Yeremiya ibice byaho 7 uhereye ku murongo waho wa mbere ugenda ugeze kuri 12. Umva ko Imana ivugana nawe ngo mbese mu nzu yanjye hahindutse inzu y'abasambanyi, inzu y'abajura, inzu y'abambuzi. Ese Imana ikomeze ibirebe, iri kukubwira ngo reka ingeso mbi zawe, reka ubugome bwawe. Aho wicaye Imana iguteretse, ita ku by'Imana yagukoreye. Ongera agirane ubusabane n'Imana. Imana ashaka kukugirira neza. Soza mbabwira ngo yambwiye ngo mbabwire ngo aho kugira ngo Imana iguhombe, izaguhombya. Mwongere muhurire hahandi kugira ngo wongere muvugure amasezerano. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nusubira hari ibaze kuhasubira. Ariko aka kanya intambara urimo kurwana intambara z'umugisha.
noneho kurwara iyi ntambara y'inzara urabizi. Ibuka aho wavuye ukagwa, wongere uhindukirire Uwiteka arakugirira ibambe. Birashoboka ko waca bugufi, birashoboka ko wakwinginga Imana, birashoboka ko wabwira Imana ngo Mana nemeye guhinduka, nemeye guca bugufi, nemeye kukugarukira, ngo naho ibyaha byawe byaba bitukura tukutuku ibasha kubyeza biganuka nk'ubwa bw'intama bwera. Reka dusenga Imana, fatanya nanjye gusenga Imana, fatanya nanjye kwinginga Imana, fatanya nanjye guhendahenda Imana, uyibwire ngo Uwiteka Imana wongere usubize ku rufatiro ruzima, ibyasenye wongere unyubake, kandi iherezo ryanjye urigire rizima. Ndagushimye Kristo kubw'umwanya mwiza warumpaye wo kuba ndi kumwe n'ubu bwoko bwawe. Birakwiriye yuko ijambo ryawe ritwubaka, birakwiriye ko ijambo ryawe rituyobora nk'umucyo, birakwiriye ko ijambo ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo risukura imitima yacu. Reka imitima y'aba bantu ihinduke, kandi ihindurwe n'ijambo, ihindurwe n'umuburo wawe. Reka ijambo ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo rigende rikore kuri aba bana bakuze ari imfubyi, Imana ikabarera ikabakuza. Uyu munsi bakaba bari mu ngo zabo barabyaye, uyu munsi ijambo ryawe rigere ku bapfakazi baguteye umugongo, uyu munsi bakaba barimo bararaguza, nyamara warabarereye abana bagakura. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ijambo ryawe rigere kuri aba bana b'abahungu wareze ukabakuza bakavamo abagabo. Uyu munsi bakaba barimo barasambanira mu migisha wabahaye, uyu munsi bakaba barimo Uwiteka Imana barayisha imigisha bahaye iby'ubugoryi. Reka ubahereze umugisha, reka ubahereze umugisha wo kwihana, reka ubahereze umugisha wo kongera kwimenya, biyibuke wibuke aho bagutakarije, bongere bakwakire nk'umwami n'umukiza. Rokora ubugingo bwa benshi, nkomeje gusaba Uwiteka Imana ngo urokore buri muntu wese uciye bugufi, kugira ngo imbabazi zabo zimugereho none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.